impumuro mbi mu kanwa. Kunuka mu kanwa ni ikibazo gihangayikisha cyane kuko hari igihe uba ufite byinshi byo kuvuga ariko kubera icyo kibazo ugasanga batinye kubumbura umunwa mu bantu. Ku rundi ruhande iyo unagerageje kuvuga ugasanga abakuri hafi bifashe ku mazuru cyangwa se bari kukwinuba. Kunuka mu kanwa biterwa n'impamvu nyinshi zinyuranye, muri zo harimo kutoza amenyo neza mu buryo bukwiye ndetse n'uburwayi bwo mu kanwa bunyuranye. Ibindi bishobora gutera kunuka mu kanwa twavugamo kunywa itabi, ifuku yo kunywa inzoga, imiti imwe n'imwe ndetse n'izindi mpamvu zinyuranye. Ubusanzwe kugirira isuku mu kanwa, koza amenyo neza uko bikwiye nibwo buryo bwa mbere bwiza bwo kugira impumuro nziza mu kanwa. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ubwoko butanu bw'ibyo kurya byatuma mu kanwa hagira impumuro yihariye. Reka dutangirire ikiganiro turebera hamwe ubwoko butanu bw'ibiribwa byatuma uhumura neza mu kanwa. Ubwoko bwa mbere bw'ibiribwa byatuma uhumura neza mu kanwa ni ibikomoka ku mata. Ubusanzwe akenshi iyo umaze kurya ibiryo birimo za acide zinyuranye ni byiza kurenzaho kimwe mu bikomoka ku mata nka yawurute cyangwa se cheese. Ibi biribwa bikomoka ku mata biragenda bikarwanya za acide zari gutuma ugira impumuro mbi mu kanwa nyuma yo kurya. Ikindi ni uko bimwe mu biribwa bikomoka ku mata biba byongewemo vitamine D kandi ubwayo ni nziza ku buzima bwo mu kanwa. Kurya yawurute 2 ku munsi bigabanya igipimo cya hydrogen sulfide izwiho gutera impumuro mbi mu kanwa. Ubwoko bwa kabiri bw'ibiribwa byatuma uhumura neza mu kanwa ni imbuto n'imboga zikanjagurika. Ubusanzwe nyuma yo kurya iyo utogeje amenyo hari ibiryo bifata mu menyo no kwishinya mu kanwa kandi bishobora gutera impumuro mbi. Uramutse utabashije koza amenyo nyuma yo kurya, wenda uri ku rugendo cyangwa se uriye muri resitora ahantu bitari bugukundire, ntukwiye kurekeraho. Ikintu ukwiye gukora nyuma yo kurya, ukwiye kugira icyo uhekenya nka pome cyangwa karoti kubera ko uko bikuba ku menyo bikuraho bya biryo byafasheho nuko impumuro mbi ikavaho. Ubwoko bwa gatatu bw'ibiribwa bwatuma uhumura neza mu kanwa ni icyayi. Ubusanzwe ibinyabutabire binyuranye nka polyphenol dusanga mu cyayi bifasha umuntu mu kwirukana impumuro mbi mu kanwa. Icyayi kibuza bagiteri zitera impumuro mbi mu kanwa kororoka kandi kizibuza kugira icyo zikora mu kanwa. Hano icyayi turi kuvuga ni icyayi gisanzwe aricyo kizwi nka black tea kuko umwihariko w'iki cyayi ni uko kirwanya kwangirika amenyo. Ku rundi ruhande wibuke ko kafeyine nyinshi nayo itera kumagara mu kanwa no kuma iminwa, bityo si byiza kunywa icyayi cyinshi. Ubwoko bwa kane bw'ibiribwa bwatuma uhumura neza mu kanwa ni shikarete. Ubusanzwe utuntu twose urya dutuma mu kanwa hahora amacandwe atuzwiho kugabanya impumuro mbi mu kanwa. Ubwoko bwa shikarete nziza ni zitarimo isukari nyinshi kuko iyo harimo isukari yego nibyo bivura impumuro mbi mu kanwa ariko bikangiza amenyo. Inziza ni zirimo cinnamon cyangwa mint, zimwe uhekenya ukumva akantu kameze nk'akazamuka mu gahanga. Orbit cyangwa peka z'ubururu ni rwo rugero. Ubwoko bwa gatanu bw'ibiribwa bwatuma uhumura neza mu kanwa ni amazi. Nubwo amazi ariyo tuvuze bwa nyuma, nyamara kandi kubura amazi mu mubiri nabyo biri mu bishobora gutera impumuro mbi mu kanwa. Mu gihe wumye mu kanwa, kunywa amazi bizakora akazi nk'ako amacandwe yagakoze, bityo bigufashe kutanuka mu kanwa.
ni byiza kunywa amazi menshi ashoboka ariko bijyanye n'ibiro ufite, kuko uretse kurwanya impumuro mbi unabasha gusohora imyanda mu mubiri. Mizero Media yizeye ko niba wajya kugira iki kibazo cyo kugira impumuro mbi mu kanwa bityo nugerageza bituvuze bizagufasha. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.